urwo rutare nta rundi ni Kristo. Wubatse kuri Kristo, naho imiyaga yahuha, naho imvura yagwa, naho ibibazo byaza, naho amapfa yacana, kubera ko aba ari muri Yesu. Haleluya! Kubera ko aba yubatse kuri Yesu, kubera ko aba ashingiye imizi muri Yesu, uyu muntu nta kintu aba, ahubwo arakomera akagenda agwiza imbaraga no mu bihe by'ibibazo no mu gihe by'intambara. Haleluya, haleluya! Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Mukashema Dorosera, ndi inkumi ikumira ibyaha kandi ndi umwangirikani utangiritse. Muri kamere zanjye cyangwa mu ntego mfite numva nta kwangirika mfite, kuko nahisemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza, numva ntazava mu gakiza k'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabakunda. Ni ubwa mbere tugiye kuganira, ariko nshimye Imana inyemereye ko tubana namwe kuri uyu munsi, kuri iyi saha, tuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko iciye inzira bigakunda, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye cyane kubera ko uyu munsi wawongeye ku minsi yacu kugira ngo Mwami tubeho. Turagushimye rero cyane kubera ko uturindiye mu buntu bwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uranyemereye kugira ngo nganire n'abantu bawe ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye cyane kugira ngo Umwuka Wera mbeho, kandi Umwuka Wera asobanurira imitima igiye kunyumva mu izina rya Yesu. Itegeye amatwi iri jambo ryawe. Turasenze cyane kugira ngo Mwami rikore ku mitima bagiye kuryumva, kandi rigireho rikura abantu, rigire naho ribageza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya, haleluya! Imana ishimwe. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Mfite ijambo rero tugiye kuganiraho riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice ni icya 7, kuva ku murongo wa 24. Ni umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Imana ishimwe. Nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wumva amagambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo, amaze kuvuga amagambo yose, dusubiremo mu izina rya Yesu. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo atubwira iby'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Ni Yesu wabwiraga abantu, arimo yigisha abantu, ababwira ngo nuko umuntu niyumva amagambo yanjye yarangiza akayakomeza. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Umuntu niyumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Uyu ni Yesu wabibwiraga abantu, ababwira yuko nibumva amagambo ye barangiza bakayakomeza ngo bazaba nk'abanyabwenge bubatse, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Arangije abwira abantu ngo kandi iyi nzu n'iyo imvura yagwa n'iyo imivu yatemba bikikubita kuri iyo nzu. Arangije ababwira ijambo rikomeye cyane, ababwira ngo
iyo nzu ntizagwa kubera ko izaba ishinzwe kuri Yesu, izaba ishinzwe ku rutare. Haleluya! Urwo rutare nta rundi ni Kristo. Wubatse kuri Kristo, naho imiyaga yahuha, naho imvura yagwa, naho ibibazo byaza, naho amapfa yacana, kubera ko aba ari muri Yesu. Haleluya! Kubera ko aba yubatse kuri Yesu, kubera ko aba ashingiye imizi muri Yesu, uyu muntu nta kintu aba, ahubwo arakomera, akagenda agwiza imbaraga no mu bihe by'ibibazo, no mu gihe by'intambara, no mu gihe cy'akaga n'amakuba byiyongeranya. Kuri uyu muntu wubatse kuri Kristo, wubatse ku magambo ya Yesu, hari ibintu byinshi tuba twumvise bikwiye kudukomereza mu buntu bw'Imana. Hanyuma Yesu arabwira abantu, arababwira ngo nimwumva amagambo ye bakayakomeza, bazaba nk'uyu munyabwenge. Inshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Rero natwe nitwumva amagambo y'Imana cyangwa se ya Kristo Yesu tukayakomeza, umuntu wundi wumvise ijambo rya Yesu akarikomeza, agwiza imbaraga z'umutima. Umuntu wumvise ijambo rya Yesu akarikomeza, aba ari umunyabwenge. Umuntu wumvise ijambo rya Yesu riramuyobora, riramukomeza, no mu gihe cy'akaga, no mu gihe cy'intambara, no mu gihe abantu bamushizeho, no mu gihe ubu indwara zaje, no mu gihe cy'intambara cyangwa se ibibazo bisobekeranye. Uyu muntu iyo ari muri Yesu, akaba amagambo yari muri we, akaba ijambo ry'Imana riri muri we, naho yahura n'ibibazo, naho yahura n'intambara, nta kintu aba, ahubwo abihagararamo ashima Imana. Nk'uko Yobu byose bimaze kumushiraho yavuze ati, ndagushimira Mana, kuko navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta kintu ngize gute, nta kintu ntwaye. Uwiteka niwe wabimpaye. Ubwo yabivugaga urubyaro rumushizeho, amatungo amushizeho, abantu bamushizeho, ibintu byose byamushizeho, ariko aravuga ngo Uwiteka niwe wabimuhaye kandi niwe ubyishubije, avuga ngo izina ry'Imana ndirihimbazwe. Haleluya, haleluya! Rero uyu muntu wumvise amagambo ya Yesu akayakomeza, n'iyo ibibazo byaza arakomera, agenda agwiza imbaraga z'umutima, ntabimunamura, ntabimukura ku Mana, kubera yuko aba yarumvise ijambo rya Yesu yarangiza akarikomeza. Igituma rero abantu barimo bava mu buntu bw'Imana ni ukubera kudakomera. Bumva amagambo y'Imana bakayirenza, bumva amagambo y'Imana ntibakore icyo ijambo ry'Imana rigize gute ribabwira. Ijambo ry'Imana iyo turyumvise rikaguma muri twebwe, rikadukomeza. Iyo duhuye n'ibibazo turakomera, iyo duhuye n'intambara turakomera, iyo indwara zije turakomera. nta kidutandukanya na Kristo Yesu, kubera yuko amagambo yari muri twebwe, hanyuma tugashorera imizi muri we. Izina ry'Imana ntirihabwe icyubahiro. Rero ndabifuriza kugira ngo mwubake kuri Yesu, kuko kubaka kuri Yesu nibyo by'umumaro. Iyo twamwubatseho tugashorera imizi muri we, turakomera, tugwiza imbaraga z'umutima, kandi turagenda tukera n'imbuto zikwiriye abihanye. Imana ishimwe. Njyewe ndi umukobwa, ndakijijwe, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Rero hari ibintu byamfashije, nafashijwe no kuba nubatse kuri Yesu. Kubera iki? Hari ijambo rye numvise, hanyuma ndiha agaciro, ijambo rye riranyobora kugeza muri iyi myaka mfite, muri iki gika ngezemo. Ndashima Imana ko nagiye muri Yesu mugiyemo, kandi nta kintu namushinja. Numva nkomeje, numva nta pfunwe mfite, numva ndi kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Hari abakobwa usanga barirambiwe, hari abakobwa usanga byaracitse, hari abakobwa ubundi usanga byanze, ariko ndi gushima Imana ko kuva numvise ijambo rya Yesu mpereye igihe nakirijwe kugeza uyu munsi, numva nshoreye imizi muri we, kandi numva ntazamuvaho. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Numva ntazamuvaho, kuko numva ntafite gusubira inyuma ngo mve kuri uyu mwami. Imana ishimwe. Hari ahantu hose yagiye nyura mu bibazo, mu ntambara z'inzitane, abakobwa benshi bararambirwa, ugasanga babivuyemo. Umuntu yagera mu myaka 10 n'ingahe ugasanga
yasaze, ugasanga yatuye yahiye, ugasanga yabivuyemo, bamwe ugasanga bishingiye, ugasanga banamutse, abandi ukumva barambiwe, ariko ndi gushima Imana imfashe kubera ijambo ryayo nakire nkarikomeza muri jyewe. Haleluya, Mana ishimwe. Numva ndi umukobwa wese Imana icyubahiro, numva gukiranuka kwanjye gukomeje, numva nazikuraho kuba inyangamugayo, kandi njya mbwira abantu nkababwira ngo njyewe Mana ibikoze itanabikoze numva nta gusubira inyuma mfite, kuko numva ashaka kuzafata icyo Kristo yagize gute, yafatiye. Imana ishimwe cyane. Twakurikiye Yesu dukeneye ubugingo, ntabwo ari imitsima nubwo tuzi ko ayitanga. Haleluya, Mana ishimwe. Hari abantu benshi bagiye bamukurikira kubera imitsima, bakobwa bakamujyaho kubera abagabo, basore bakajya kuri Yesu kubera ko bakeneye abakobwa beza babonye mu nsengero, ariko ndashima Kristo ko yafashe izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Numva ntafite gusubira inyuma rero ngo nzarimbuke, ahubwo numva mfite kwizera kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Rero nituguma muri Kristo, haleluya, Imana ishimwe cyane, amagambo yakaguma muri twebwe, tuzaba nk'uyu munyabwenge Yesu yavuze. Kandi nta wundi munyabwenge ni wumva ijambo ry'Imana akarikomeza, wumva ijambo ry'Imana akariha agaciro, wumva ijambo ry'Imana rikamuhindura. Haleluya, wumva ijambo ry'Imana agashorera imizi muri ryo, wumva ijambo ry'Imana akaryemera rikamubera umuyobozi. Haleluya, yemwe abanyumva. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muntu wakiriye amagambo Yesu akayakomeza, ntayajugunye, ntayirenze, ntakora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rigize gute rimubwira, uwo nguwo arakomera, uwo niwe uzabana n'umwami, uwo niwe uzaba muri gakondo y'abera. Haleluya, uwo niwe uzaba mu bwami Imana yatwiteguriye. Imana ishimwe cyane. Ndabifuriza bantu mu nyumva kugira ngo amagambo y'Imana abe muri mwebwe, amagambo y'Imana bakomeze, mube nk'abanyabwenge, mwe gupfa kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi rero ndi kubona abantu bari guherwa ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa, ugasanga abantu babaye ntuzi iyo bazi iyo barimo bava n'iyo bajya, ariko nitwumva amagambo y'Imana akaguma muri twebwe, nta kintu tuzaba, no mu minsi mibi tuzakomera, tuzagwiza imbaraga z'umutima. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nabifurizaga kubaka kuri Yesu. Wakubaka ku muntu ukagwa, wakubaka kuri doroseri ukagwa, wakubaka ku wundi muntu wese ukagwa, wakubaka ku bintu runaka ukagwa, ariko nituba twubatse kuri Kristo, haleluya, ntabwo tuzatembanwa. Imiyaga izaza, ibibazo bizaza, akaga n'amakuba bizaza, ariko kubera yuko twubatse kuri Yesu nta kintu tuzaba. Imana ishimwe. Namwubatseho arandinze, namwubatseho aranyobora, namwubatseho niwe utumye ngeze muri iki gihe ndi umukobwa wo guhamya Kristo, ko nababwiye ko ndi inkumi ikumira ibyaha, kandi numva ndi umwangirikani utangiritse, numva nta kwangirika muri jyewe mfite. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Kandi numva yatangiye umurimo mwiza muri jye, ari nayo izawusohoza. Haleluya. Kandi numva mparanira gufata icyo Kristo yafatiye, kandi mu gihe ntazi nanatekereza. Haleluya, ibyo yavuze, hari byinshi yavuze ku buzima bwanjye, ndabizi neza ko no kubikora azabikora, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute rihere. Kandi namenye neza ko ari nta kintu Imana izima bagenda bagize gute bayitungani. Imana ishimwe. Ndabifuriza kubaka kuri Kristo, kuko nibyo by'umumaro. Imana yacu iduhana umugisha. Hanyuma reka ndangize mbashimira mwebwe abemeye kuntega amatwi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubera ko uyu mwanya utwemereye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe hamwe n'imitima imaze kuryumva. Reka rero Mwuka Wera riherekeze aho ntagejeje arihageze, byo ntavuze abyigishe mu izina rya Yesu, kugira ngo rikuze umuntu wese, rimugeze ku kigero cyiza gishyitse. Kandi Mwami Imana,
ndasabye kugira ngo mwami iyi mitima iryumvise rigire aho ribakura, rigire n'aho ribageza, kugira ngo izina ryo ryiza rihabwe icyubahiro. Nanjye mbyakiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi umukiza wacu, amen.